none turagarutse episode ya 9 ku munsi wa none cyakoze ngiye episode ya 9 turayitangiye nazumva hari umuntu wivugisha ngo ngo nayo nabonye ngo icyogajuru ngo kimaze kumanuka kimaze kumanura metero zivuga se ngo byahise bigenda bite ndagira ngo sasa ukurikire dore ko ibintu byose byagenze noneho ibi byose ibintu uko byagiye bigenda ko byagiye bikurikirana bagenzi do metero zivuga yarashe ashimara kugera ku isi dutangiranye shitani n'abapampe dore shitani n'abakate abagashoka bose bari hafi aho shitani na gange yagashoka dore ngiyo ni itsinda ry'amashoka turakumva boss we buranye baneze turakumva rwose boss tangira ba briefing unajua siri mwe niko mu isiri murayizi cyo turi bukoresha murakiza murabizi ko turi bubigenze briefing buri kanya ko ni ikintu yitaho cyane turabizi boss no kugenda gace gate kutembea pole pole baratembea pole pole dore ngaba abana bari gutembea pole pole mwipole ucece twagarutse ku rundi ruhande dore iki niki byaje kurangira do abakobwa buretse gato yamwereke do manabwiye ukuntu ishyamba ari irye ari narigurisha ishyamba urabona riri ku isoko urumva narigurisha rigi bebe kamana zafite umufungo ngana utyo ubuse urabona nambaye ikoti gute kandi ngiwe ndinga gari amba the focus ni yanjye ibyo bintu rwose umufungo ningi uhagaze azaramubesha urebe ari wowe urubitekerezeho mana ariko nanjye nakupenda sana rero unanipenda ko rero nawe rwose baby burandanye ndakwemera cyane ahubwo twaza tukanabiganiraho urabona iri nishyamba n'iryanjye ndimo narigurisha urumva rica n'ujya wumva yitwa The Focus Media iranayo ni yanjye mana mbega birarenze shawara nsangare rwose mbega uwo mufungo wose n'uwawe mana we tuzawurya koko zatangiye kwivugisha gutya ngo none rero ngo mana sheyi ndashaka bibiri ukona bisusu na wewe na wewe na bisusu kabisa vrema arabireke niki ngo tupite ku shambani mbanza wereke muri merega ni munini do waragutse sanamukurikira baragenda gashoka niyo turoro episode ni ya 9 urabona se do abanje kujya kureba uko isambe ngana yagutera imetero yenda mukatira ingarigari je kumukatira ingarigari abakate murabazi mwebwe tu umwereka ingarigari iki ni iki doririga ubona aya bas ndagira gukurikira ga filme episode ni ya 9 turoro aya bas sasa barakwereka nabina nebo dore nabo bagezana gaho bayicira ndagaskwinyi yakarabaye none ariko none ndagaskwinyi yego komana yanjye ndagaskwinyi yego komana ndagaskwinyi ndagaskwinyi nabiyikanze bro where we yako buturiyemo kagira imana what is this place ako hano nihera niko aha ni imana yanjye ko wagira ngo turanayubye baza nyiri kurota ubanza bagendo Dave bageze n'ahantu Dave batangira kwikanga kari na kurota tangiye kugira ngo aracyarota werekanye uri hano nawe unyure hariya tuze kureba ibyari byo baza kureba ibyari byo gusa bagenzi byibuke metero zovu yavuze ngo ari icyorezo azanye kije kurangiza isi none sasa metero zovu ko karo ko kurangiza isi yashizemo nigo kana bihinduka bishyize ku rundi rwego garukira ngaho kwaje gutereta arimo arabwira umuntu ko iri shyamba ari irye ngo The Focus ngariye ngo na Extension ari ibye ibyo bintu byo baranabutse bana uzumva byose babyiyitirira base maze ngo rebe ikote ngwereka none n'ukuntu nakoze umubiri unabona zakure kurinje kuretse ndaje rwose mina kuca Yes naenda kukojoa shaje yuko na bisusu kuna bisusu wewe rwose nawe ufite iki niki twigarukire ku rundi ruhande barakwereka sasa mbona bihita tu
Munabihita we, munabihita ibintu munyamashyamba we yumiwe. Yigeze kubona n'imiryango ifunguka ukabona ahantu metero zovu yaturutse aravuga ati ibintu ntabwo bizoroha. Dore umupampe Mbonabihita tu. Dore Mbonabihita. Nawe undebere. Dore Mbonabihita kugira gutya. Yakoze no hasi tu. Ubwatsanga abanza n'umuntu ashaka inkuyo. Do gabo. Jana yibaza ibyo ari byo. Samarira y'igiti banza Mbonabihita sasa nawe yaraje kugira gutya. Urozi imwe zigacomoka. Ubwo Mbonabihita arongera aragenda. Mbonabihita. Sasa barakwereka. Yakomeje gutegereza sheri. Tegereza Shushube kumba haraho. Tegereje neza yitonze. Yagira gukurikirana filime witonze do. Tegereje sheri. Ariya. Wari ikikubise karabaye. Nikira. Arabirenze bana ndi kumwireye cyane sinakiruka. Sheri nakimbia kabisa. Shyiramo courage bana ibintu ntabwo byoroshye. Iri shamba ni hatari. Iri shamba ntabwo byoroshye. Uyu murima rwose ntabwo byoroshye. Murima ni ndaje rwose. Ndaje bikira. Leo utakula mtoto walai. Areka cyangwa bakate bari ku rundi rwego. Abonye filime narageze ndabona. Tego kamananje. Baba we. Una bisusu wewe. Yakuni shamba rirye. Unakuja. Ibana ntabwo byoroshye sheri. Bonye ari kinikira. Sasa lakini nakwambia urabona nakomeza nkubwira uburyo ki rwose iri shyamba ari iryanjye. Harya nigeze nkubwira ko ari haruguru nta nundi muntu tugabana. Buriya ndiyimindinga gari urumva jewe sasa atangiye kwibaza niko umuntu uri hari inyuma ni nibwo kagira imana sheri niwe wagendaga inyuma cyangwa oya ntabwo ari njyewe rwose pe naba nkubeshye gisa ko nari ndi hari ahepfo ngira n'iki sheri rero ari ukuntu nsigaye mbona uri mwiza karabaye ngaho ako Navi director Navi vayo hano Navi ngwino hano ngaho Navi na Dave nibaze hano komana sheri binatosha bana na wewe ngwiki biri ku rundi rwego noneho sinema nyarwanda mu maso sheri na wewe kabisa mimi naona mbali kuko mana yanjye mwirinde sida nyamuneka kuko uziko kumuko baraho hakari hafa hakari bugufi cyakoze nagenze ndabona hakatu arimo arabareba binenetse hakatu haka sasa ya virusi koko metero inzovu yazanye dore haka abantu ukuntu batangiye guhinduka dore haka ukuntu batangiye guhinduka haka yabaye zombi haka abana bamaze barya ngoja nikuja sheri ngoja kabisa mimi nakuja mama ngabo ngagiye kuza ngarimo aragira ngazi aya basi ngaho karabaje ngaho kumbe bageze ukoraho haka yaraje hakagaruka bushasha yewe dore haka ariko
iyi virusi metero nzovu yazanye yakwera no ku yindi mibumbe ata barakwereka ukata kome kwakaje no hakamuturuka inyuma haka aratorora haka tangira kurya abantu haka tangiye gukomeza kurya abantu kura hirute arangije aranivuga aranigamba yishe umuntu aramurya aranamwigamba dore virusi no ahantu virusi yabereye danje aramara kukurya nawe ugahita uhinduka karabaye kandi muri iryo shyamba byibuke bagashoka baracyashaka ngo yashoka ya zahabu yageze kubona metero nzovu kugira gutya sasa shitani uko ari gusa gushakisha ishoka yageze gutya kubitana na haka haka mwina hano dukora akazi wa mukinga we haka ntabwo nyumva ariko haka usigaye usuzugura sinzi ibintu wigeze we genda mubanze umubwire ko boss yaje sha mubwire niba yapfungisha umutwe azahembwa nande haje cyabadege boss anagutafuta kabisa jamani boss kari kibuke haka yahindutse cyabadege sana brage cyabadege baramuguna cyabadege baramuriye ngaho karabaye cyabadege bagenzi baramuguna karabaye kasigaye Rwanda rumanasa akara umuntu abaprope ba satani bariruka arigamba haka yarumye umuntu aranabyigamba bagenzi abaprope ba satani dore ngaho bagashoka bose bafumyamo bamusigaho bashiramo gabo bararenze bana sigara yirwariza bana kura yishoka sha ndakunywa haka vayo kandi haka yewe si we ni boss wawe ariko kuko mana yanjye ni boss wawe sha ni boss wawe kuko mana yanjye we ni boss wawe ariko kutajya haka byumva haka ashaka guporeza umuntu yewe yigira n'ibiceko kuko mana yanjye haka bakatajugunya ku ruhande yewe haka gatapura nawe iracya shitani avayo wava cyane yewe n'ijyangwe we wamukinga Caritas shitani arasara arivuga shitani yagiye arivuga birabaye bagarutse ku rundi ruhande bagashoka barahunze karabaye niko uragiye se kandi bira n'ibiki bibaye ngo kagira imana arimo arakanura nk'amakuru dore makuru neza bane cyabadege baramurumye nikanze mbonye ibintu bibaye ibintu byo kuba gashoka mbivuyemo Yesu anasezera muri gange umugore mbi umugore muyihungire kuri uyagasigaye dore wamusanga butaka we ishamba yari muri we yewe makoro we yahunga aracinagira aracimbira karabaye usanga butaka ry'undi muntu karabaye abantu bose bageze bari hano mu ishamba benshi bamaze guhinduka benshi virusi imaze kubahindura bimeze bite katurori benshi bamaze guhinduka iyi virusi metero nzovu yazanye yagiye guhindura isi yose yagiye kumaraho ikiremwa muntu burundu virusi metero nzovu yazanye barakwereka sasa hano bagashoka bose bari hano mu ishyamba ibibazo batarahinduka mwari mwagihesha mwari muryamye cyangwa mwicaye niko jenga sana gusa murimo murazenguruka mugendamo cara gusa mwekatisa jenga sana urandeba gutyo wamukinga we bakatase bitewe n'ibyo none satani yabonye n'abapampe yatangiye kubacimbagiza ubonye ko buri nta heza habo
sasa kumbe haka ntago yapfuye haka yandyangwe nayo bamukubise haka kuba yashoka batayimukubise shoka yafashe ku ruhande shoka kuba yafashe ku ruhande haka yahinduye umuntu haka kuba yagahinduye umuntu haka arahaguruka dore haka tu migendere dore ngoga aragenda dore migendere bagenda batyo virusi yahinduye isi yose Metero Nzovu sinzi none ikintu kubamutumye nono aho yaturutse sinzi icyo nono bamutumye isi yose nono dore uko yayihinduye sasa nyuma yo ku iki n'iki yabwiye sheri ngo ngoja nakuja ntegereza ngo ndaje sheri yabwiye sheri ngo ntegereza ndaje komeshe uko yagategereje umugabo yaje mu bundi buryo yaje mu yindi shusho yewe musaza yewe yatangiye gupolisa umukara agatangira ngabo do abyina maraba yewe hamiriza acumugara ngabo yewe dore virusi ibyo yakoze dore virusi ibyo yazanye ku isi karabaye mama we haya basi birabaye birabikimana kuba nawe ndebere abantu bose benshi bari mu ishyamba abenshi bahindutse abenshi virusi yabagizeho ingaruka iki cyorezo Metero Nzovu yazanye kizahagarikwa n'iki bizagenda bite bagenzi kizahagarikwa nande bizanyura mu zenzira ngo gihagarare twagarutse sasa hano kuri Dave mukate nawe ukuntu yayidirectinze iyi filime n'iki yabigizemo uruhare cyane kugira ngo byose muzabibone umusanga butaka yimanitse hejuru dore ngo yinenetse umusanga butaka ari hejuru mu giti kumbe Dave ari hano hasi bagenzi karabaye hasi nayikira musanga butaka manuka cyo dore musanga butaka jewe musanga butaka ndagupolisa jewe abantu babaye nk'inyamaswa harimo ashaka mugenzi we nkamupolisa ndagupolisa umugeri wo mu ndi bavuna sivuna jewe ijosi aravuna byihuse cyane yirwanaho jenga sana aho umugabo aguye ndarenzaho utwatsi amurenzaho utwatsi yabonegejeho utwatsi arangije arakomeza aragenda yabuze sheri mu ishyamba ubanza ariwe hahici n'iki ngabo abantu bose kabaje abantu bose bageze baje guhiga imari bagashoka bari baraje guhiga ishoka y'izahabu bose dore uko byagenze bizagenda bite bagenzi kugira ngo noneho abantu bose iki cyorezo gihagarara mane ni mapata mudemu sabi nini kuko mudada man urumva gwara ukuntu abakata babicaye gutya abahungu benshi bari kuganira amadada mace amafaranga YouTube na filime za Remi ibyo bintu abantu baganira bakiraho hari wahindutse zombi waje hari urwaye wafashwe na virusi yararangasangira kuvuna abantu arapolisa abantu hano jewe gaho bageze ibyabaye abantu bahindutse rebera nawe biri hano binice ko vayo hano ngo usenkenye mwihemba wa Mukaritas we yego ko mana yonje dore imigendere noneho sasa uriwe ora mu minota mike cyane nawe atangira gushaka gupolisa arabanza agapfa amara gupfa garuka bushyashya aya basi karabaye mama we bagarutse kuri we mbona bihita we yumiwe ishyamba birimo byamwumije birimo n'ishyamba byamwumije tarabari moto abantu bose bahindutse abenshi baje muri rino shyamba baje muri gahunda zabo bwite abenshi baje muri rino shyamba hari n'abaje gutembera hari n'abaje kuriramo show
none birangiye isi yose banze igiye guhinduka gutya. Metero Nzovu virusi yazanye virusi none iradukoraho. Metero Nzovu turabantu bagashoka bose dore uko bahindutse. Bagashoka bari baje kwishakira imana ishoka ya zahabu yabagenzaga muri rino shyamba, birangiye bose bahindutse amazombi. Birahera Katroli yo do abantu bari bazima nawe undebere. Birahera he Katroli yo. Sasa niba hari umuti basi Metero Nzovu yazanye, niba yenda hazaza ikindi kivejuru kituzaniye umuti sinzi, ariko dore abantu sasa ibaze none nibava muri rino shyamba bakinjira mu mujyi, abantu bahindutse gutyo bari kurya bagenzi babo, biragenda bite? Utazaje kwa nese kurikirana zamani gusobanura 5 kwa 5. Netwa Remy Bossman w'i Kigali, Asraman Shata, yire The Focus Media Entertainment, ibikugezaho 5 kwa 5 buryo bwiza kandi busobanutse. Iya turacyaguha 5 kwa 5 Bossman.